Shalom shalom, turabashuje tubifuriza muri Imana bakunze tubona ku rubuga rwa Reba TV yacu, mukomeze mugubwe neza. Uyu ni wa mwanya nabageneye kubageza amateka y'abakunzi banyu mwikundira. Uyu ni umwanya wo kubageza amateka yaranze uyu mukozi w'Imana Pasteur Habyarimana Desire. Uyu mukozi w'Imana ukunzwe cyane mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu bitewe n'inyigisho atanga ziriho amavuta y'Imana, ijambo ry'Imana ryubaka benshi bitewe n'uburyo aribwirizamo. Uyu mupasiteri ukunzwe cyane bitewe n'inyigisho atanga, inyigisho zubaka umuryango, n'inyigisho zisa na mitima. Uyu mugabo ugira impuguro nyinshi n'ubuhanga bwinshi kubw'amafoto y'Imana Imana yamuhaye. Wakibaza ngo uyu muhamagaro watangiye gute, waba waratangiye ryari? Bana natwe umenye amateka yaranze uyu mukozi w'Imana Pasteur Desire ku rubuga rwa Reba TV yacu. Amateka ya Pasteur Desire avuga yuko ababyeyi be bashakanye bamara igihe kitari gito kigera ku myaka 5 barabuze umwana. Igihe kigeze Imana ikingura imiryango, basama inda, babyara umwana w'umuhungu mwiza cyane ariwe Pasteur Desire, bamwita Habyarimana Desire. Uyu munsi akaba ari umupasiteri wakoze umurimo w'Imana ukomeye mu itorero rya Daperi. Akimara guca ubwenge avuga yuko yabaye mu buzima butari bworoshye, kuko ababyeyi be avuga yuko babyaye abana b'inkuri cyane, kuko urumva bari bagifite ubwoba kuba ati none barakana kamwe Imana iduhaye. Uyu mukozi w'Imana Pasteur Desire uvuka mu bana 8, mu bahungu 7, mu bakobwa 1, avuga yuko yakoze akazi gakomeye ko kurera abarumuna be, kuko uyu mukozi w'Imana Pasteur Desire niwe mfuri wabo, niwe mwana wa mbere mu muryango babonye Imana ikoreye igitangaza nyuma y'imyaka 5 barabuze urubyaro. Pasteur Desire avuga yuko ubuzima yabyirukiyemo bwari butoroshye, kuko harimo ubukene bwinshi. Avuga yuko yakuze ku myaka 9 bajya guca inshuro cyangwa bajya guhingira abakire bari baturanye, bakajya bamujyana nawe agahinga kugira ngo babone igitunga umuryango cyangwa igitunga barumuna be. Pasteur Desire avuga yuko akimara kugera ku myaka 10 ndetse na 13 ababyeyi be bamutanze abicya 10 cy'itorero, bamujyana mu itorero, bamwereka abapasiteri harimo n'abasumiye, harimo abamisiyoneri babaga mu Rwanda. Muri urwo rusengero harimo n'abapasiteri, harimo n'abazungu bakoraga akazi k'ivugabutumwa kazenguruka isi ya rurema kamamaza ubutumwa bw'Imana. Ababyeyi baravuga ati umwana tumubahaye nk'icya 10 nawe azakore umurimo w'Imana. Kuva uwo munsi atangira gukora akazi k'ivugabutumwa, akomezanya n'ivugabutumwa n'abakozi b'Imana. Abamisiyoneri babaga mu Rwanda n'abatangira gukora ivugabutumwa no kuzengurukana ibihugu bitandukanye kugeza uyu munsi. Pasteur Desire avuga yuko bitewe n'ubuzima bubi yarabyirukiyemo, akiri umwana yagerageje kwiyahura, anywa imiti itandukanye, ariko Imana ikinga akaboko ntiyiyahura. Imana iramurengera kubw'umugambi Imana yari imufite kugira ngo azabe umukozi w'Imana ukunzwe cyane, uyu munsi ukunzwe n'abantu batari bake nk'uko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu matorero atandukanye. Avuga yuko yagerageje kunywa imiti ngo yiyahura, ariko Imana ikinga akaboko ntiyiyahura. Akimara gukora nk'uko abandi bose bakora, akimara kuba umusore, avuga yuko mu bintu byamugoye byari ugutinyuka akabwira umukobwa yuko amukunda. Byamutwaye urugendo rurerure, kuko yatinyaga yuko umurimo w'Imana wateshwa agaciro, akahuragura amagambo adafite gahunda. Avuga yuko igihe cyageze abona umukobwa mwiza yikundira. Uyu mukobwa witwa yaje gukundana n'uyu mukobwa muri kureba kuri sikine zanyu w'umudamu uyu munsi witwa Ada Adeline Kiyange.
barakundana mu gihe kitari gito, ariko igitangaje uyu mukobwa ari we mudamu uyu munsi, uyu Ada Kiyange avuga yuko iri sezerano ngo yarimaranye igihe kinini rikazabana n'uyu nguyu Pasiteri Desire, ngo araritegereza kugeza ku myaka igera kuri 6 amutegereje, kugeza igihe Desire yateye intambwe araza abwira uyu nguyu Ada Adeline Kiyange kamukunda ariwe bateganya kubana. Uyu mukobwa nawe Kiyange ntabwo yatinze kumusubiza, aramubwira ati iri sezerano nimaranye imyaka igera kuri 6 ritegereje yuko uzambwira yuko nkunda, njye Imana yarabimbwiye kera. Umva ko ari igihe umuntu aba afite amakuru ari umukobwa ariko ategereje yuko umusore Imana yamubwiye atera intambwe akaza akamubwira yuko amukunda nk'uko byagenze kuri abakozi b'Imana, iyi famiye, uyu muryango ukunzwe cyane kandi ukunda nawe intangarugero. Pasiteri Desire akimara kubwira uyu mukobwa ko amukunda uyu Ada Adeline, baje gukora ubukwe kuri tariki, babanje bajya mu murenge, niho basezeraniye mu murenge wa Nyarugenge kuri tariki 16 z'ukwa 7 2004. Bukeye bwaho kuri tariki 17 z'ukwezi kwa 7 2004 barasezerana mu itorero rya ADEPR Nyarugenge. Bakimara kubana ku bukeye bwango haje umuhanuzi arababwira ati muje mu ishuri, mugiye guhura n'ikigeragezo kizamara igihe kitari gito. Igihe cyageze ngo baje kubaka urugo, bamaranga imyaka igera kuri 7. Ibyo wa muhanuzi ngo biba birasohoye, abona imyaka 7 mu mujyi wa Kigali nta kazi, umugabo nta kazi n'umugore we nta kazi, ngo barya bibatunguye, barya mu buzima butandukanye bwo bita kurya bigutunga, ibyo bita ngo ni manu, ariko Imana ibana nawe mu gihe kingana n'imyaka 7. Bose nta kazi mu mujyi wa Kigali, ariko Imana irabatunga kandi ntihagira ubupfa. Baje kubyara abana 2, witwa Dani na Dive, nibo bana babyaye. Ngo igihe bagitegereje yuko babyara n'abandi bana, baracyarindiriye umugambi w'Imana, kandi ngo igihe nikigera bazabyara abandi bana, kuko n'abangaba ngo ntibari babyiteze yuko Imana izababaha, bitewe n'uko ngo umwe yari afite umugambi wo kuba umukozi w'Imana, padiri. Igihe uyu nguyu madamu yari afite umukozi w'Imana kuzibera manseri. Numva bose ko nta nzozi bari bafite zo kubaka urugo, ariko Imana iza kubatabara, cyangwa ibitekerezo byabo byaje guhinduka, bubaka urugo rwiza uyu munsi rw'intangarugero. Kubw'amavuta y'Imana yari amuriho, itorero rya ADEPR ryaje kumusengera ku pasiteri 2007. Kuva uwo munsi akora ivugabutumwa rikomeye cyane mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu, dore ko akomeje kuzenguruka imigabane itandukanye, Amerika, Uburayi, Osiyani, imigabane yose. Uyu mukozi w'Imana akomeje kwizenguruka yamamaza ubutumwa bwiza nk'uko Imana yamuhamagaye kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Uyu murimo w'Imana akomeje kugenda akora. Igihe cyaje kugera mu myaka ishize, biba ngombwa yuko uyu murimo aza kuwuhagarika, akomeza umurimo w'ivugabutumwa. Izi nshingano zo kuba pasiteri mu itorero rya ADEPR aza gusezera, yikomereza umurimo w'Imana wo kuzenguruka isi ya rurema, wo kugenda yamaza ubwami bw'Imana, dore ko uyu munsi afite itsinda cyangwa ishami mu gihugu cy'u Burundi, asigaye akora mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Ushobora kuba uyu munsi ari mu gihugu cy'u Rwanda, ejo ukaba wamusanga mu gihugu cy'u Burundi, kuko naho amaze kwagira ishami ry'abantu benshi baba bamutegereje kugira ngo abahe inyigisho zubaka imitima yabo. Uyu mukozi w'Imana wahisemo gukora umurimo w'umusiyoneri akomeje kugenda ahantu henshi yamamaza ubutumwa bwiza, ngo kuko ari umuhamagaro Imana yamuhamagariye. Ibyo kwicara ahantu hamwe umuhamagaro ngo utabimwemerera.
mwari kumwe n'inshuti yanyu niyo gushimwa Daniel wabagezaga amateka yaranze Pasiteri Desire. Komeza ubane natwe ku rubuga rwa Reba TV yacu, kora subscribe niba bwari ubwa mbere, like na comment kugira ngo ujye umenya amateka yaranze abakozi b'Imana batandukanye mu gisate cy'iyobokamana ku rubuga rwa Reba TV yacu. Ujye umenya byinshi, nta yindi nkunga yawe tugusabye, kora subscribe niba bwari ubwa mbere, nawe winjire mu muryango ujye umenya amateka yaranze abakozi b'Imana ku rubuga rwa Reba TV yacu. Mwari kumwe n'inshuti yanyu niyo gushimwa Daniel ubakunda cyane. Mukomeze mugire amahoro y'Imana yagiriye neza abandi, nawe ejo nuko nawe tugagushira mu gitabo cy'amateka yaba Imana yakuye kure, nk'uko Imana yatabaye uyu mukozi w'Imana ikamuhindura ubuzima, uyu Pasiteri Desire Habyarimana, nk'uko byagenze kubw'umugambi w'Imana yari imufiteho bikemera, nawe ejo bizemera. Nawe abantu bavuga amateka yakuranze, ibihe urimo uyu munsi nawe ejo bizagenda neza.